بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. turakomeza turebera hamwe kuko Imana iti fadhakiri innafati dhikra, mwibukiranye ko urwibutso rugira abemera Imana akamaro. Turibaza ikibazo uyu munsi ngo ese ni gute waba mu bo Allah akunda? Kugira ngo uwo akunda bisaba ko ukora kimwe mu bikorwa Allah akunda, kubera ko hari amasezerano Allah yatanze. Aya ya Qur'ani twifashisha umunsi rivuga ngo wallahu yuhibbu tawwabina wa yuhibbu almutatahhirin. Allah akunda babandi bicuza n'abisukura. Kubera ko ubundi ubusabe tugira nimwe mu ngabo tugira ni addu'a. Bityo rero tugiye kureba hamwe mu dua intwa y'Imana twigishije ihagarara izindi mu kwicuza kugeza ku kigero yikoresheje abamu Allah akunda. Ni dua wenda tureyira bo hejuru kuri screen, dusaba ko mwageza urwibutso no kubandi kugira ngo twese turusheho kubona ibyiza, ko kimwe mu gihe bituma rimwe na rimwe tubura insinzi ni ibyaha dukora. Niyo mpamvu niyo twicujije tubona insinzi muri rusange. Niyo mpamvu iyo turi mu swala tuvuga ngo ihdina siratal mustaqima, tuyobora inzira igororotse. Ni dua rero inwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam yatwigishije, irimo ibyiza bitandukanye. Wenda turagerageza tuyisobanura mu minota mikeya, dusaba Allah ko aduha kumva no kumvira. Dua ngo Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anna abduka wa anna ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sanatu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bidhambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Niyo dua inshallah taala wese gerageze wenda subiza inyuma kugira ngo tuyifate neza. Uvuga ngo Allahumma anta rabbi, yewe Allah, yewe Mana niwe nyagasani wanje, la ilaha illa anta, nta yindi Mana wowe iri gusengwa mu by'ukuri uretse wowe wenyine, khalaqtani, ni wowe wandemye. Ngo nukwemera neza ko Imana ari nyagasani nawe muremyi wawe, wa anna abduka, kandi nanjye ndi umugaragu wawe, wa anna ala ahdika, kandi Imana niyemeje guhora kubyo nagusezeranye byo kukumvira, wa wa'dika, kandi nkora uko nshoboye kose nizera isezerano ryawe. Ibihembo ibyo Allah yatanze isezerano twatanye ayivuga ngo wallahu yuhibbu tawwabina, nyagasani wowe watanze isezerano ngo nitwicuza uzadukunda. Ndi kwicuza kugira ngo nawe iryo sezerano ringereho n'ibindi byose wasezeranije abantu yani bingereho. Wahdika wadika mastata'tu, gadwa ngo a'udhu bika min sharri ma sanatu, kandi Imana nkwikinzeho ngo kugira ngo ndinde ingaruka z'ibyo nakoze. Undinde kubera ko rimwe na rimwe ibyaha dukora nibyo biduhanagara ibihano yani cyangwa se bigatuma ari bitagenda neza. A'udhu bika min sharri ma sanatu, nyagasani nkwikinzeho kugira ngo ndinde ingaruka z'ibyo nakoze. Abu'u laka bi ni'matika alayya, nyagasani ndemera ntashidikanya ingabire zawe zose kuri njyewe uko zingana, kuba ndi guhumeka, kuba ndi kurya, kuba kuryama, umuryango, akazi, amashuri, ibyo mfite byose. Abu'u laka bi ni'matika alayya, ndemera ingabire zawe zose kuri njye, nta nimwe makana. Allah muri Qur'an gatatubaza ngo fabi ayyi ala rabbikuma tukadhiba, ese nihe ngabire mu ngabire za Allah duhakana? Nta nimwe ya Allah. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bidhambi, n'ibyaha byanjye byose ndabyemera, nta na cyaha na kimwe nakoze makana. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta, kubera ko nta wundi wabara ibyaha uretse wowe ya Allah. Bityo rero ni dua ibona izo sahihi mu gitabo cya Bukhari, dusaba Allah adutera inkunga dushoboze kuyifata. Tuyisaba Allah ko dushoboza no gusangiza abandi urwibutso. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim, subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.